igitinyiro cyinshi Imana ishoboye Kristo Mesiya Jehova Adonai Imana igitinyiro cyinshi Imana ishoboye imbaraga ufite ni nyinshi imirimo yawe ni myiza uwakwiringiye wese nakorwa n'isoni imbaraga ufite ni nyinshi imirimo yawe ni myiza uwakwiringiye wese nakorwa n'isoni kera wabanaga n'abasogokuruza wabajyaga imbere bagatsinda wabanaga n'abasogokuruza wabajyaga imbere bagatsinda n'uyu munsi ni kure kandi ni kuzahora kuko wowe utajya uhinduka n'uyu munsi ni kure kandi ni kuzahora kuko wowe utajya uhinduka naguhanye nande kuri umwami mwiza wowe umakurukira mu rwuri rutoshye uri umwungeri wanjye unyuhiza amazi y'urubogobogo ungaruramo intege urindahemuka mu byo ukora mwami uri umwungeri wanjye naguhanye nande kuri umwami mwiza wowe umakurukira mu rwuri rutoshye uri umwungeri wanjye unyuhiza amazi y'urubogobogo ungaruramo intege urindahemuka mu byo ukora byose mwami uri umwungeri wanjye unyuhiza amazi y'urubogobogo ungaruramo intege urindahemuka mu byo ukora mwami uri umwungeri wanjye nawe isi yose yakwiringira amagare n'amafarashi twebwe abakumenye tuzakwizera ntituzakuvaho nawe isi yose yakwiringira amagare n'amafarashi twebwe abakumenye tuzakwizera ntituzakuvaho 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 twebwe abakumenye tuzakwizera ntituzakuvaho
twebwe abakumenye tuzakwizera ntituzakuvaho twebwe abakumenye tuzakwizera ntituzakuvaho twebwe abakumenye tuzakwizera ntituzakuvaho. Ikimenyetso kigirwa impaka Yesu Kristo umwana w'intama. Ikimenyetso kigirwa impaka Yesu Kristo umwana w'intama. Yahanuwe n'umusaza Simiyoni akimuterura mu rusengero. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu abantu ntibamuvuga kimwe, bavuga yuko bamukorera imirimo bakoraniza. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu abantu ntibamuvuga kimwe, bavuga yuko bamukorera imirimo bakoraniza. Abandi batiho yasito arabavuga ngo ni intumwa nk'abandi, abandi batizi ko biri. Arabavuga ngo yavuye ku Mana, abandi batiho yasito arabavuga ngo ni intumwa nk'abandi, abandi batizi ko biri. Ariko nje mpamya ko yavuye ku Mana kubw'imirimo mbona akora. Niwe buye abubatsi banze bararihinyura, ariko nyuma ryahindutse irikomeza imfuruka. Niwe buye abubatsi banze bararihinyura, ariko nyuma ryahindutse irikomeza imfuruka. Atabibwirijwe n'Umwuka Wera, nta n'uwabasha kumutuka atabikuye kuri Satani. Ntawavuga ko Yesu ari umwana w'Imana atabibwirijwe n'Umwuka Wera, nta n'uwabasha kumutuka atabikuye kuri Satani. Ntawavuga ko Yesu ari umwana w'Imana atabibwirijwe n'Umwuka
ubakawe amabuye mazima Yesu Kristo niwe rufatiro ubakawe amabuye mazima Yesu Kristo niwe rufatiro. Haleluya, haleluya. Ariko byose bitambuka nawe wakoresheje amategeko ugerageza ibitambo ariko byose bitambuka nawe wongeye kumubwiza umukura ubugome utanze Yesu bapfe kubwe umusaraba niwo wabaye ijoro twambukiyeho kiduzanimana niwo wazanye ubwe hagati y'Imana natwe none tugenda twebwe niwo wazanye ubwe hagati y'Imana natwe none tugenda twebwe. umusaraba Umusaraba niwo twakiriye umusaraba umusaraba ntitwakwibagirwa umusaraba niwo twakiriye umusaraba ntitwakwibagirwa ushimwe Mana yacu ko waduhaye Kristo wadupfire ku musaraba ushime Mana yacu ushimwe Mana yacu ko waduhaye Kristo haleluya wadupfire ku musaraba wongeye kabara haleluya guhinduka ubugingo buhora biteka kuvuga kabara guhinduka
ufashe inyenyeri ndi mu kuboko kwe kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza ufashe inyenyeri ndi mu kuboko kwe kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza uwa mbere hari nawe w'imeruka wari warapfuye none akaba ari muzima uwa mbere hari nawe w'imeruka wari warapfuye none akaba ari muzima uwita ambe alfa na omega 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 Kristo intare yo mu muryango wa Yuda ufite urufunguzo rwa Dawidi uwanesheje isi na Satani ku musaraba turabahamya wo kumuhamya turabahamya wo kumuhamya ni Kristo intare yo mu muryango wa Yuda ufite urufunguzo rwa Dawidi uwanesheje isi na Satani ku musaraba turabahamya wo kumuhamya turabahamya wo kumuhamya turahamya iby'imirimo akora mu buzima bw'umwuka no mu buzima busanzwe turahamya ibyo intumwa n'abahanuzi bamuvuzeho maze bikandikwa mu byanditswe byera bikemeza ko ari ukuri turahamya iby'imirimo akora mu buzima bw'umwuka no mu buzima busanzwe turahamya ibyo intumwa n'abahanuzi bamuvuzeho maze bikandikwa mu byanditswe byera bikemeza ko ari ukuri Kristo intare yo mu muryango wa Yuda ufite urufunguzo rwa Dawidi uwanesheje isi na Satani ku musaraba turabahamya wo kumuhamya turabahamya wo kumuhamya ni Kristo intare yo mu muryango wa Yuda ufite urufunguzo rwa Dawidi uwanesheje isi na Satani ku musaraba turabahamya wo kumuhamya turabahamya wo kumuhamya waducunguje amaraso y'igiciro atugira kuba abaragwa bugami niwe mwami wacu waducunguje
amaraso y'igiciro kandi atugira kuba abaragwa bugami dufite umugabane kumana kuba kubizera niwe mwami wacu waducunguje amaraso y'igiciro atugira kuba abaragwa bugami dufite umugabane kumana kubwo kumwizera niwe mwami wacu waducunguje amaraso y'igiciro atugira kuba abaragwa bugami dufite umugabane kumana kubwo kumwizera born again thank God I'm born again 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 born of the water spirit and blood thank God I'm born again born of the water spirit and blood thank God I'm born again born of the water spirit and blood thank God I'm born again born of the water spirit and blood thank God I'm born again born of the water spirit and blood thank God I'm born again born of the water spirit and blood thank God I'm born again born again 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 thank God I'm born again